Bombori bombori. Mana turaje turakwitabye ngo dukoreshe. Hanyuma tabara ni wowe dutabaje. Ndabizi ko Kagame na Nyiramongi n'abari abanzi b'Imana badashaka basenga bahonda agatoki ku kandi. Ari muceceke mugabanye induru hano mu rukiko rwa Gahenerezo ntabwo ariho bakorera amasengesho. Tabara ni wowe dutabaje. Ndabizi ko Kagame na Nyiramongi n'abari abanzi b'Imana badashaka basenga bahonda agatoki ku kandi. Amasengesho ajya mu rusengero naho hano mu rukiko tuza gutanga ubutabera. Mugabanye rero induru y'amasengesho. Tabara ni wowe dutabaje. Ese Aberi ni wowe wateruye urukiko waruhinduye urusengero niko hano ntabwo ari igorogota hano ni mu Gahenerezo ndavuga urukiko rwa Gahenerezo dutanga ubutabera ibintu by'amasengesho wazanye hano mu bigabanye ubu hano tuje gutanga ubutabera. Hanyuma dutega amatwi. Ndongera rero gusaba mwe muteraniye hano mu rukiko rwa Gahenerezo kuri uyu munsi gutanga ituze. Uyu munsi hano mu rukiko rwa Gahenerezo tugiye guca urubanza rukomeye. Uwatanze ikirego nshatse kuvuga urega ni madamu Rwigara, akaba arega madamu Nyiramongi Jeannette, akaba rero amurega hamwe n'umufatanyacyaha we uwo nta wundi ni Kagame ntahurura. Ndongera gusaba umwanditsi w'urukiko rwa Gahenerezo kwandika buri kana kariko kose kavogerwa muri uru rubanza. Ndongera gusaba kandi abarega n'abaregwa gukoresha imvugo ziyubashye. Ikindi mutanga ituze ariko ese uri mu biki Nyiramongi niwe ndi kubwira uri mu biki nukomeza kwicara nabi hano mu rukiko ushaka guteza ibibazo abagabo ndagusohora. Ndongera gusaba karidinali hari inyuma karidinali dore ujye unyandikira abicaye nabi n'abicaye batandaraje. Mutange ituze twumvikane. Urukiko rwa Gahenerezo rukaba rugiye gutangiza uru rubanza dusaba urega, ndavuga madamu Rwigara Adeline, kubwira urukiko rwa Gahenerezo icyo arega aba baregwa icyaha bakaba banicaye hano mu rukiko rwa Gahenerezo. Adeline Rwigara, urakoze. Uraregera iki? Haleluya. Madamu Rwigara, ndongera kukwibutsa ko hano ari mu rukiko ntabwo ari mu rusengero. Uvana haleluya ahangaha, tanga ikirego cyawe. Urakoze. Nicyo nshaka kuvuga nuko uruzabibu rwa Naboti ari rwo ruzabibu rwa Rwigara murakina n'ibyo mutazi. Madamu Rwigara, reka kujijisha urukiko rwa Gahenerezo. Uti uruzabibu rwa Naboti ubundi ukongera uti uruzabibu rwa Rwigara. None ukabazanye Kagame na Nyiramongi mu rukiko kubarega iki? Uruzabibu rwa Naboti. None ko wumva ari urwa Naboti urugize urwa Rwigara gute? Uruzabibu rwa Naboti ari rwo rwa Rwigara. Madamu Rwigara, reka guca imigani hano mu rukiko rwa Gahenerezo, ibyo ngibyo ntabwo bikora. Vuga ibintu mu mazina yabyo. Ruzabakoma hasi. Madamu Rwigara, urukiko rwa Gahenerezo rurongera kugusaba kuvuga mu buryo butaziguye icyo urega aba watangiye ikirego hano mu rukiko rwa Gahenerezo. Mwabicanye. Ko numva bitoroshye. Ushatse kubarega rero ko ari abicanye. Inzu y'abagome. Kuba abicaye abagome. Komeza turakumva.
babagumwe ye baba we bafata abana bacu b'abasore n'inkumi yo bafata abagabo bacu mbega mahano nta bwoko bubi mwe mugenza muhiga uwabagiriye neza ni kukaga ni Nyiramongi naha mugejeje pe kuko ubugome nk'ubu ni akazi kawe ubyumva uko ubishaka ngo urarwanira ubututsi upfana ubututsi bwanyu madamu Rwigara urukiko rwa Gahenerezo rurongera kukwiyama gukomeza kuvumira abantu kugahera ibyo nubikomeza nagusohora mu rukiko upfana ubututsi bwanyu mutanga ituze mu rukiko rwa Gahenerezo turakomeza twumva ibirego by'urega muri uru rubanza madamu Rwigara komeza utanga ibirego byawe bagize gutya barashenye barangije bishe umugabo ntabwo ari byo none ko numva Kagame ahakana ko atishe umugabo wawe ntabwo ari byo ntabwo numvise mu minsi yashize bavuga ko umushoferi w'ikamyo yamugonze n'ubu ngubu akiri muri koma komeza utubwira ibindi umurega baragufunze bagize bate barangije uruganda baratwaye Gatera arapakiye oya nibyo Gatera zigupakira komeza utubwira ntushobora no kubara ibintu badukoreye uriya nanjye ubwanjye ntabwo mbizi none madamu ko wumva udashobora kubara ibintu uriya nanjye ubwanjye ntabwo mbizi bagutwaye nawe ubwawe ukaba utabizi Kagame na Nyiramongi wabazanye kumara icyane mu rukiko rwa Gahenerezo ibintu byose abantu badufungiraniye mu rugo baratwishe twanga gupfa urangije uti baratwica twanga gupfa ubu se uru rubanza noneho ndaruca mpereye hego none se kumva bakwishe ukanga gupfa mbese ushatse kuvuga ko nawe bishe kuko nawe tukubona hano mu rukiko abari bupfe barabica nyine ntabyo wumvise mbese bishe bamwe nuko wowe ucika ku icumu ibyo urukiko rwa Gahenerezo rurabyitaho mu gutanga imyanzuro muri uru rubanza niko wowe uregwa nako Kagame ubu ibi birego madamu Rwigara akurega ntabwo wumva ko biremereye ntabwo ari byo niko ibi bintu urabicikiraho urukiko rwa Gahenerezo iyo abantu birirwa babunza ibinyoma iyo abantu birirwa bahimba nyumvira Kagame kwe niko ubu ushatse kuvuga ko ibyo madamu Rwigara avugira hano mu rukiko ari ibinyoma ari ibihimbano ntabwo ari byo niko madamu Rwigara ntabwo wumva ko Kagame ibyaha byose umushinja abihakana ariko ubundi uvugina Kagame hatagira unyumva nabi uyabwira urukiko rwa Gahenerezo icyupfa na Kagame na Nyiramongi bitari ibyo urazana amacakubiri mu banyarwanda simvuga umuhutu simvuga umututsi simvuga uwavuye i Burundi simvuga uwavuye ndavuga agatsiko iyo mpaye noneho bagize agatsiko ndavuga agatsiko urangije utabahutu utabatutsi ibyo nabyo ubwabyo ni ingengabitekerezo hatagira unyumva nabi niko karidinari hariya mu nguni ndabona wamanitse agatoki tubwire ibi bintu urabona bitarimo amacakubiri iyo umuntu acamo abantu ibice bishingiye ku moko kandi avuga ko ari umukristo wari wiyeguriye Imana ntabwo tugomba kumutega amatwi none se karidina ubu hano mu rukiko rwa Gahenerezo twese tube ibipfamatwi ngo kubera ko bavuze abahutu n'abatutsi ese mada wowe wibagiwe ko nta bahutu n'abatutsi bakibaho mu Rwanda ndavuga agatsiko k'abantu babarika koretse igihugu ariko cyane cyane kibasiye uwacitse ku icumu yamaye abacitse ku icumu pe kuko ntabwo ari byo biragayitse ntabwo ari byo none se mada ntabwo wumva ko Kagame na
karidinari Kambanda bakwigaritse bavuga ngo ntabwo ari byo. ntabwo ari byo. Madame Adeline, urukiko rwa Gahenerezo nirusanga uzana ibyo gukabye cyangwa se gutanga ibimenyetso bidafatika, ndakwibutsa ko kwagufatira umwanzuro. Ibyo ndumva ndakabya. Hano mu rukiko ntabyo gukabya. Dutega amatwi. Mutange tuze hari inyuma. Tabita tange tuze kandi ugabanye guterana amagambo na Nyiramongi. Mutange tuze mu rukiko rwa Gahenerezo. Madamu Rwigara, komeza utubwira ibyako gatsiko. Ndavuga agatsiko ariko cyane kibasiye uwacitse ku icumu nakuwa ugishingwa icumu. Mbega ubugome ngo kereka baturangije, ndetse kongeraho kwibasira umuntu wese kasanze mu Rwanda kavukire. Ibi birakabije. ntabwo ari byo. Karidinari ntawe uguhaye ijambo. ntabwo ari byo. Ugomba gutegereza nk'abandi umucamanza akaguha ijambo. Nako ibyo kuvuga ngo ntabwo ari byo kandi urega aratanga ibimenyetso. Ndashaka kubaza bakadahaga, ndashaka kubaza Nyiramongi na Kagame n'ingabo zabo. Kagame na Nyiramongi, mutega amatwi mwumve ibirego babarega. Barareba kiriya hoteli bashenye. Madamu Rwigara, nawe ntukabye ubwo iyo hoteli wenda bayishenye kubera ko riri mu manegeka. Iriya yizabahagama, murabushywa n'ubusa kuko muraburana n'Imana. Ngahore niko Kagame ibi noneho urabihungira he? Hoteli ugira kuyisenya urangije urayibya, none barakubwira bati izaguhagama. Ubu noneho urabihungira hehe? ntabwo ari byo. Uranurumburira iki? Urumva Madamu Rwigara aratanga ibimenyetso, nawe tanga ibyawe. ntabwo ari byo. Kandi ugira kaguhakana. Bisubiramo inshuro zingahe? You will not turn it into a fact because it is not. Kagame, gabanya umujinya mu rukiko rwa Gahenerezo, dore ko iyo wirakaje utangira kwivugishwa ibyongereza. You will not turn it into a fact. Naho Adeline aratanga ibimenyetso, nawe warangiza ngo it is not. It is not. Ibyo not bivana hano mu rukiko rwa Gahenerezo kuko nta nubwo ngewe ndya ruswa. Mada, ngaho komeza utubwira ibyaka gatsiko. Urukiko rwa Gahenerezo rukeneye kubyumva rukabona ruhera rufata umwanzuro. Ni agatsiko k'amabandi. Ni amabandira barangiza bakavuga ngo baje kubohora igihugu. Ni agatsiko k'ubwoko bubi, ubwoko ugaburira ukabukura mu muhanda bujaritse n'amavunja. Madamu Rwigara, niba uvuga ko bari barwaye amavunja, ugomba no kutuzanira ibikwasi wakoresheje ubahandura ayo mavunja. Ibi ngibi birafasha urukiko rwa Gahenerezo kubona imyanzuro ikwiye kuri iki kirego. Ukuhagira, ukasiga, ukambika, ukagabura, barangiza bati sohoka mu nzu nyigemo. Uravuga Kagame na Nyiramongi? Ngabo uwo Nyiramongi. Nyiramongi, gabanya kubikura utwe. None se ntumva ko bakugaburiye? Uwo Nyiramongi. Najyaga mbona amatako nkayoberwa aho byavuye. Nguwo Kagame ngabo bene nyina. Ariko Madamu Rwigara, nawe ushobora kuba ufite isebanyabuhanga. None se Kaga, ko abandi wenda kuko bigaragara ko bari ibyo biryo, wowe ibyo bakugaburiye byajyaga. Doesn't matter how many times you repeat lies about us. Madamu Rwigara, wamwumvise mu byongereza byinshi? A fact about us. Never. We won't accept it at least. Aravuze ngo ntacyo bivuze kuba ukomeje kubabeshyira ko ngo mwabahanduye amavunja, ngo nubwo wabivuga gute ngo ntacyo byatanga, ngo nta n'icyo byabakora kuko ngo ngubu ngo bakwigurira ibikwasi. Never. We won't accept it at least. Wamwumvise ngo nimuzongere kubakanga, ngo ibikwasi ngo mwabakangishaga ngo nabo ngo barabyigurira. Urabushywa n'ubusa kandi ntimuzanahaga. Uruzabibu rwa Naboti ari rwo rwa Rwigara. Ntabwo ari byo. Reka rero nkubwire we Nyiramongi na Kagame na FPR yanyu n'amashami yanyu, icyo Imana yanditse yaracyanditse. Ni akazi kawe kubyumva uko ubishaka. Ruzabakoma hasi. Nanjye ni akazi kanjye kukubwira uko mbyumva. Ngo urarwanira ubututsi.
bombori bombori. Bombori